Ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi tunejejwe n'Imana yuko tugarutse hano muri iki kiganiro. Imana ibamere umugisha kandi Imana ibagirire neza baduteze amatwi muri mu mujyi wa Kigali, abaduteze amatwi muri mu ntara enye z'igihugu, mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyaruguru, mu majyepfo. Turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi dushimiye Imana yuko buri gihe ku munsi wa kabiri kuri isaha muba muteze amatwi radio. Imana ibamere umugisha. Abari mu karere ka Kayonza turabakunda cyane kandi nzi neza ko bamudukurikiranye. Imana ibaho umugisha. Bari mu karere ka Gatsibo, Nyagatare, Imana ibaho umugisha. Bari hakurya za Matimba, za Rwempasha, Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagire neza. Mu mujyi wa Kigali aho uri hose, Imana ikumere umugisha kandi Uwiteka abagire neza. Rero tugarutse hano mu kiganiro, munyemerere kugira ngo dusenge Imana kandi turaza gukoresha yo indimi ebyiri, Icyongereza n'Ikinyarwanda, kugira ngo dufashe abashobora kuba batwumva bari hakurya y'imbibi z'igihugu cyacu mu Uganda. Ndabizi neza mu karere ka Ntunga mukurikira radio neza, abari hakurya za Masisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'abari hakurya Tanzania za Karagwe. Yesu abaho umugisha. Mana nziza, mwami w'abami nyiringabo, Imana ikomeye, ngushimiye nanone uyu mugoroba mwiza w'umugisha. Ngushimiye Uwiteka nyiringabo, Imana kutwemereye kuza muri iki kiganiro. Ngwino ubane natwe, ngwino uvugane natwe, ngwino tube hafi. Reka ukuboko kwawe kwiza tukubone mu izina rya Yesu Kristo. Turi muri iki kiganiro, reka imbabazi zawe Uwiteka nyiringabo, Imana zimanukira bari duteze amatwi muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo. Barimo batwumva aka kanya batangire kwakira ubuzima, abarwayi batangire gukira mu izina rya Yesu Kristo, abanyabyaha batangire kwihana mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka nyiringabo, Imana tuzi neza yuko uri kumwe natwe kandi uje kutugira neza. Ngwino ubane natwe, Mwuka Wera turakwakiriye. Ngwino uganze, ngwino ukora imirimo n'ibitangaza, n'abari twebwe ahubwo ngwino ukore mu izina rya Yesu Kristo. Iki kirere cyose mu izina rya Yesu Kristo, aho urimo twumva uri hose mu izina rya Yesu Kristo, wakira umugisha kandi imbaraga zari zifashe ubuzima bwawe zarimo zikuboha aka kanya zikurekure mu izina rya Yesu. Twakiriye kubaho kw'Imana n'ineza y'Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Uwo mwumva ni Pastor John Kalimbanyi, ndi kumwe na Evangeliste Mugabire Janvier. Yesu aguhe umugisha. Amen. Reka rero tuganire ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. So let us share the word of God. Ijambo ry'Imana risubizamo abantu ibyiringiro. God is encouraging people. Cyane cyane turi muri iyi minsi 100 yo kwibuka Especially we are Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. As we remember the genocide that have done in 94. Rero iyi minsi 100 twongera gusubizamo ibyiringiro abatwumva kuri uyu mugoroba wa none. So we are encouraging aho wabuherereye hose, Imana yongere guha imbaraga. Wherever you are, we are encouraging people everywhere you are for being encouraged in this 100 dushima days. Imana ko iduhaye igihugu cyiza. We also appreciate for the wonderful country, the blessing country that we buri have, wese yisanga mu gihugu cyacu, that everyone is free in our country, kandi cyane cyane muri ibi bihe bisa nkaho mu Banyarwanda bitoroshye. especially in this commemoration period. Dushima Imana yuko buri wese, buri munyarwanda wese aho ari hose, We praise God, Rwandese everywhere. abafite amahoro kandi amahoro yuzuye. Whenever you are, you have a free peace. Hallelujah. Hallelujah. Rero Imana ibahe umugisha. So God bless you. Ijambo ry'Imana riri muri Yesaya. So the word of God that is in Isaiah Yesaya 40 40 umurongo waho wa mbere. verse 1. Yesaya 40 umurongo waho wa mbere. Isaiah chapter 40 verse 1. Haravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize niko Imana yanyu ivuga.
murongo wa kabiri muvuga ibyururutse imitima ya Yerusalemu, ndavuga imitima y'abanyarwanda, mukomere mubabwire ko intambara zaho zishize kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe n'ibyaha byaho byose ko babihaniwe kabiri n'Uwiteka. Isaiah chapter 4 verse 1, the Bible says, comfort and comfort my people, say you, Lord. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her heart service has been completed and that her sins has been repaid, for that he has received from the Lord hands double for all her sins. Umurongo wa gatatu ngo nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugorore Imana yacu inzira, mugorore Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Igikombe cyose kizuzuzwa kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuwe zizaharurwa. Amen. Verse 3, the Bible says, a voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight in desert a highway for our God. Verse 4, every valley shall be raised up, every mountains and hills made low, the rough ground shall become level, and the rugged place planed. Amen. Iri ni ijambo ry'Uwiteka umwami Imana. So this is the word of God. Yesaya nk'umuhanuzi w'Imana, Isaiah as the prophet, arimo hanura amagambo akomeye cyane. He was prophesying the great kubera igihe itorero ry'Imana cyangwa se abisere bari barimwo, because of the period that the church was. Ariko aravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, muhumurize mubabwire ibyururutse umutima. But he say comforting my people. Yesaya iri jambo ry'ubuhanuzi ryari ryo guhumuriza Abisiraheli. This is the word of just comforting the Israelites. Rero nanjye ndahangaha mvuga iri jambo ry'Uwiteka umwami Imana. I'm also here preaching the word. Ariko ngira ngo mpumurize abanyarwanda n'abanyarwandakazi duteze amatwi kuri uyu mugoroba. Also I'm comforting the Rwandan and Rwandese. Birashoboka yuko urimo kutwumva ariko umutima we nta mahoro ufite. Possibly you're listening to us but you don't have a peace in your heart. Birashobora kuba urimo kutwumva ufite ubukene bwinshi. Possibly you have a prophet. Birashobora kuba urimo kutwumva urwaye cyane kandi urembye. You're listening us but you are very sick. Birashoboka kuba urimo kutwumva wowe ubwawe wumva umutima wawe ntabwo uguhaye amahoro kubw'impamvu runaka. Ariko ijambo ry'Imana avuze ngo nimuhumurize abantu banjye, muhumurize mubabwire ibyururutse umutima. Rero turahangaha kuvuga ijambo ryo kurutsa umutima wawe. Turahangaha tuvuga ngo Imana irakuzi kandi ibyo yibwira kugira n'ibyiza ntabwo ari bibi. Turanga tubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi ngo Imana iratuzi kandi Imana iradukunda. I'm here to preach for the people that the God loves us and we love him so much. Imana igihe cyose bizi icyo yibwira kutugirira kiba ari icyiza. Every time he's planning for us, it's rero kuri mugoroba akira ubwiza bw'Uwiteka umwami Imana. So tonight receive the glory of God. Akira umutima w'Imana. Receive the heart of God. Akira kubaho k'Uwiteka umwami Imana. Akira imbabazi z'Uwiteka umwami Imana. Sinzi bikuruhije muri uyu mugoroba, ariko Uwiteka umwami Imana yiteye kukuruhura mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rijyanye n'iki kiganiro. So the theme of this iki kiganiro gihagaze mu ijambo riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'indwi bice bitatu. So this session is standing aho umuntu yahekwaga agaterekwa iruhande cyangwa se ku irembo ry'urusengero. The man was being carried and put. Bitwara igihe kinini, Bibiliya itubwira ngo uyu muntu yari amaze imyaka igera kuri 40. The Bible says that it was almost 40 years when he was. Imyaka 40 yari imyaka myinshi cyane. So 40 years, it was many years. Ariko nubwo imyaka yari myinshi,
whether the years was many. Imana ijya gukora igitangaza, But when God is about to do the ntago yita ku igihe cyari kirekire. He doesn't care about how long it's been. Hallelujah. Hallelujah. Rero igihe gishobora kukubana kirekire ubabaye, So possibly that you've been ushobora kuba urimo kutwumva umaze imyaka 32 yose uri mu gahinda. You've been having 32 years. Ushobora kuba urimo kutwumva wenda umaze umwaka umwe cyangwa imyaka 5. Maybe you have 1 year or 5 years in ariko igihe cyose Imana ishobora kugutabara kandi ikaguhoza amarira yose warize. But every day, every time the God is timing can just wipe away your turavuga umwami Yesu, uwo niwe mwami wo kwiringirwa kandi abamwiringira ntabwo ajya bakoza isoni. We are speaking about the King, and those who have trusted in him does never just stand. Turavuga umwami Yesu kandi umwami yo tumwiringiye ntago dukorwa n'isoni. We speak the kings that we believe and we never shame again. Igice cya 4 verse 4 mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa in chapter murongo wa 11 aravuga ngo Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi kandi ryahindutse irikomeza imfuruka. Byakozwe n'intumwa 4:11. Acts 4:11. That was the stone that was denied by the men, but it strengthens the pillars. Umurongo 11 ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. And we don't have any other name in this planet that we can be healed. Umurongo wa 11 ngo babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara maze bibuka ko babanaga na Yesu. When they saw the boldness of this man, and then they're remembering that they have been with Jesus. Iyo uri kumwe na Yesu, so when you're with Jesus, birashoboka ko hari ishusho abantu baba basanzwe bakuziho. Possibly you have the image in the society. Ariko umaze kwakira Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. After receiving Jesus as being King and Savior, ubuzima bwawe n'amateka ya birahinduka. Your life and your history be changed. Hallelujah. Hallelujah. Rero ndagira ngo uyu mugoroba ngubwire ngo Yesu yo wamaze kumwakira. So I just want to let you know that when you amateka yawe ntabwo aguma uko yarari. Your history will never. Bibiliya tubwiye neza ngo Yesu niwe buye rizima. The Bible says Jesus ryanzwe n'abubatsi kandi rishobora gukomeza imfuruka. That was denied by the builders, but it's Yesu niryo buye ryanzwe ariko ni naryo buye ryubaka kandi ryo buye rikomeza imfuruka. Jesus, he is the stone that was denied by the. Uyu mugoroba ushobora kumutwumva nta wundi wagusubiza mw'imbaraga uretse Yesu wenyine gusa. Tonight you're listening as only Jesus can just strengthen you. Nari niho mbabwira mu bice bitatu mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Any actors of the uyu mugabo baramuhekaga bakamushyira ku irembo ry'urusengero. The man used to be carried and put it. Uyu mugabo niko yari yaravutse. This is how he has. Ariko umugoroba umwe Petero na Yohana barimo bajya mu rusengero. Peter and John were heading. Abasaba nk'uko byari bisanzwe. He begs as usual. Barangije baramuga bati feza n'izahabu ntabwo tubifite. They say we don't have silver and gold. Ariko icyo dufite mu izina rya Yesu haguruka ugende. What we have in the name of Jesus, raise and work. Uwari umugaye ngo arahaguruka aragenda. The lame ones raise and work. Iyo usomye ibyanditswe byera. So when you read the scripture. Ibice bine mu byakozwe n'umurongo wa 22. Chapter 4 verse 22. Bavuga amateka y'uyu muntu wari umaze icyo gihe cyose ari ku irembo ry'urusengero. It's the biography and the history of this man have been sitting. Umurongo bakavuga ngo kuko uwo muntu wakorewe icyo kimenyetso cyo kumukiza yarashagije imyaka 40 avutse. Because of this man, he have been almost more than. Iyo myaka 40 yaramugaye agahekwa agashirwa ku irembo ry'urusengero. He was remnant being carried and put to the temple of. Ariko umunsi umwe gusa one day
abagaragu b'Uwiteka umwami Imana buzuye umwuka wera baramubwira ngo ifeza nizo ntabwo tubifite, icyo dufite mu izina rya Yesu haguruka ugende. Uwari umaze imyaka iyo yose aremaye abantu bamunyuraho buri munsi, ariko kuri uwo mwanya imbaraga z'Imana zimuzaho arahaguruka. Ushobora kuba urimo kutwumva aka kanya nawe hari imbaraga zari ziboshye ubuzima bwawe. Ushobora kuba urimo kutwumva aka kanya nawe nta byiringiro ufite. Ushobora kuba urimo kutwumva imyaka 32 yose ishize ufite agahinda mutima wawe, wenda kubw'ingaruka za genocide zakubayeho. Ndashaka kugusubizamo imbaraga, mubwira ngo Imana irakuzi kandi Imana yagusize uyu munsi iracyari kumwe nawe. Iyo Mana uyu munsi iracyafite urukundo, iracyagukunda nshuti ya Yesu. Ibyo wanyuzemo byashoboraga no kukuraho ubuzima bwawe ukanapfa. Ibyo wanyuzemo nubwo byaba byarakwaramugaye, ariko humura Imana irakuzi. Uyu mugoroba ngufitiye inkuru nziza. Hari Imana ijya yomora imitima, hari Imana ijya ikiza indwara, hari Imana ijya ihumuriza abantu bose. Niyo mpamvu Yesaya yavuze mu magambo abonoza ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize babwire iby'urutse umutima. Turahangaha kuvugana n'imitima yari iremerewe, turahangaha kuvugana n'imitima yari inaniwe, turahangaha kuvugana n'imitima yari icitse intege. Mubwira ngo humura, Uwiteka arakuzi. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka niwe mutabazi wawe, Uwiteka niwe wo kukurengera, Uwiteka niwe wo gukuraho iyo misozi yose iri ku buzima bwawe. Haleluya! Dufite Imana ibasha gukora cyane biruta ibyo twibwira ibyo dusaba. Dufite Imana yagutabara kandi yakurwanira intambara. Dufite Imana ikuzi kandi izi ibyo yibwira kukugirira. Aho yakurokoreye naho yakuvanye nawe urabizi. Ariko uyu munsi wa none birashoboka yuko utariyakira kuko umutima wawe uracyafite agahinda kenshi. Ariko ndashaka kugusubizamo imbaraga ngo uyu mugoroba humura. Imana irakuzi kandi imigambi igufitiye ni myiza. Imana irakuzi kandi ibyo ishaka kukugira ni byiza cyane. Haleluya! Imana yo mu ijuru ibohora ubuzima bwawe. Imana yo mu ijuru ikurwanira intambara. Imana yo mu ijuru igukiza iyo ndwara urwaye. Imana yo mu ijuru igukureho buri kimwe cyose cyakunanizaga, kuko Imana yo mu ijuru iyo tuyizeye ntabwo dukorwa n'isoni. Imana yo mu ijuru tuyizera binyuze mu mwana we ari we Yesu Kristo. Uyu mugoroba ndakubwira ngo Yesu niwe mukiza, Yesu niwe mutabazi, Yesu niwe murengezi. Abamwiringiye ntabwo ajya bakoze isoni. Humura niwe wagutabara, humura niwe wakubakira urugo rwawe, humura niwe wakurengera, humura niwe warwana intambara zawe. Reka izo ntambara uzimuhe, yiteguye kukurwanira nshuti yanjye kandi ngiye kukugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mugoroba ndashaka kuvuga ngo hitamo neza, kandi guhitamo neza no guhitamo Kristo umwana w'intama w'Imana muzima. Haleluya! Birambwira neza muri Yeremiya 40 umurongo waho, reka so umurongo wa 2 verse 2. Yeremiya umurongo igice cya 40 umurongo waho wa 2 verse 2 haravuga ngo umutware w'abarinzi ajyana Yeremiya aramubwira ati Uwiteka Imana yawe niyo yategekeye ahantu ibi byago. Hari ibintu byinshi bijya bitubaho kandi bikaba Imana yacu ibizi, kandi Imana yacu ikabizi yuko icyo cyago gishobora kukuza, ariko ikakurwanira intambara, ikemera yuko urwara indwara, ariko noneho muri iyo ndwara ukaboneramo Uwiteka umwami Imana. There's so many things that is discouraging people, but you might meet with some of the disease or just you sick, but the God can meet you there and do the miracles and wonders. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishobora kwemera yuko unyura muri ubwo buzima ukamugara, ariko mu gihe mu mwanya nk'uwo kuhumbya Imana ikagukiriza kuri ubwo bumuga bwawe. God might allow you to pass through those disabilities because of the consequence, but one day God can
ntabwo yitaye ku byo tunyuzemo muri bibi, ahubwo Imana yitaye ku mirimo yayo izakora mu gihe kizaza. God doesn't care about what you are passing through. He's care about what your future holds. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana, iyo dusenga Imana, icyambere dusenga Imana ishobora kugusubiza. That's why when we pray God can give you answers. Ariko Imana yacu ishobora kukubwira ngo buretse gatoya ugasa n'utegereje. But also our God can say just be wait a little bit. Ariko ntuzatangara Imana ikubwiye ngo oya. So don't be amazed when he say no. Imana yacu ifite yego, He has tegereza wait na oya. and no. Yesu ashimwe. Praise Umurongo wawo wa 4 verse 4 haravuga ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe, nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujyana urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakuboneye abariho ujya. Verse 4 Bible says, but today I'm freeing you from the chains on your wrist. Come with me to the Babylon if you like, and I will look after you. But if do not want to, then don't come. Look, the whole country lies before you. Go wherever you want and please. Aya ni amagambo Uwiteka Imana yabwiraga Yeremiya. These are the words that God was talking to Uwiteka aravuga ati dore igihugu cyose kiri imbere He yawe. said the country is Imigisha yose iri imbere yawe. all the blessings are. Nushaka ko mugirira neza ndakugirira neza. Nushaka ko tujyana ngwino tugende. Rero Imana yacu ni Imana igiduha uburenganzira bwo guhitamo neza. Our God give us a chance. Iminsi cyangwa ibibihe abantu benshi bashobora kubatwa n'imbaraga zo guhitamo nabi. This day the people are addicted Uyu mugoroba nuhitamo neza no guhitamo Yesu akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. If you have a good choice, nuhitamo Yesu arakugirira neza. He will do good. Nuhitamo Yesu aragutabara. Choose Jesus, he will nuhitamo Yesu arakurengera. Choose Jesus, he will fight Bibiliya ngo urushe n'ureme naza akansanga ndamuruhura. Bible says for those who are rero sinzi bikuremereye uduteze amatwi muri aka kanya, ariko Uwiteka ubamo Imana yiteguye kukutabara, yiteguye kukurengera, yiteguye kukurwanirira, yiteguye no kukwitaho, kuko imigambi agufitiye ni myiza. Bibiliya irambwira neza Imana irema umuntu imurema mu ishusho yayo. Ishusho y'ubumana niyo twambaye, ariko nubwo twambaye ishusho y'ubumana ntitubura kudaca mu bintu bitubabaza, ntitubura kudaca mu bintu biduca intege, ntitubura kudaca mu bintu bidutera ubwoba, ntitubura kudaca mu bintu bisa nkaho tunanirwa. Ariko wari unaniwe ndakubwira ngo humura Uwiteka arakuzi. Imigambi afite ku buzima bwawe ni myiza gusa. Haleluya. Rero guhitamo kwawe niko gushobora kuguha iherezo ryiza. Umuntu iherezo rye riva mu guhitamo kwe neza. Bibiliya irambwira neza muri Yeremiya 35 Bibiliya ivuga ku muryango umwe bivuga ngo bene Rekabu banga kuva ku isezerano rya sekuruza. The Bible says about the Rechabites. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka ku ngoma ya Yohakimu mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda riti, jya mu muryango w'Abarekabu uvugane nabo kandi ubazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe cyo muri yo, maze ubahe vino bamwe. Murongo wa 3 nuko nzana Yazaniya mwene Yeremiya mwene Habaziniya na bene se n'abahungu be bose n'umuryango wose w'Abarekabu, mbazana mu nzu y'Uwiteka mu cyumba cya bene Hanani mwene Egidariya umuntu w'Imana, cyari gihereranye n'icyumba cy'ibikomangoma kiri hejuru y'icyumba cya Maseya mwene Shalumu umunyagihe. Murongo wa 5 maze nereka imbere y'abahungu b'umuryango wa Rekabu ibicuma byuzuyemo vino
hamwe n'ibikombe ndababwira ni munywe vino. Umurongo wa 6, ariko barahakana bati ntituyinywa kuko Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu yadutegetse ati nimuzanywe vino rimwe cyangwa abana banyu iteka ryose. Umurongo wa 7, kandi ntimuzubake n'amazu, ntimuziyabibe n'imbuto, habe no gutera inzabibu cyangwa kuzigira, ahubwo muzaba mu mahema iminsi yose muzaba muriho, kugira ngo mumare iminsi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. Kasoze ku murongo wa 8, natwe twumviye itegeko rya Yonadabu mwene Rekabu sogokuruza wacu ry'ibyo yadutegetse byose, kugira ngo tutanywa vino mu minsi yose, twese n'abagore bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu. Haleluya. Murongo w'9, ntitwiyubakire n'amazu yo kubamo, nuko nta nzabibu tugira nta n'imirima habe n'imbuto. Amen. Amen. Uyu wari umuryango w'Abarekabu. That was the family of. Ukaba ufite itegeko riva kwa sekuruza wabo ari we wari Rekabu. They have the command from. Uwiteka umwami Imana araza asanga Yeremiya, arangira avuga ati jya muri uriya muryango w'Abarekabu bazane mu nzu y'Uwiteka, ubazane mu nzu yanjye, kubera yuko bari bafite itegeko ribagenga kandi rikaba itegeko ry'umuryango wabo. Iri tegeko ntago bashoboraga gukora ikintu gitandukanye n'iryo tegeko. Haleluya. Rero birashoboka ko n'umuntu natwe ushobora kuba twumva hari itegeko rimuyobora, hari itegeko rimutwaza igitugu, hari itegeko rimutegeka uburyo agomba kubaho. Ariko uyu mwanya ndetse isaha turahamagarira abantu kuza mu nzu y'Uwiteka umwami Imana, turahamagarira abantu guhindukira bakareka ibigirwamana n'imana zabo, turahamagarira abantu kuva ku mategeko ya basekuruza babo bakakira itegeko ry'Imana. Itegeko ry'Imana ni ubugingo buhoraho, ariko itegeko rya karande cyangwa itegeko ry'umwuka n'akavukire yacu, iryo ni itegeko riri mu butware bw'umuvumo. Haleluya. Bibiliya iratubwiye ngo itegeko bari bafite ntago bagombaga kubaka amazu, they would neither build the house, ndetse ntago bagombaga no kugira amazu, or having a house, kandi ntago bagombaga no kugira igihugu, or having a country, ngo kuko bagombaga kwibera mu mahema, because they might live in a tent, bakaba mu bihugu by'amahanga, live in a foreign country, ntibagombaga kugira inzabibu. they shouldn't have. Mu yandi magambo bari bari munsi y'imbaraga z'umuvumo. In the other words, there was under the power of Uwiteka umwami Imana, because of the merciful Imana inyura mu muhanuzi wa Yeremiya, iramubwira ngo genda muri uriya muryango ubazane mu nzu yanjye, inzu y'icyubahiro, inzu yubashywe. Aho ngaho nzabagirira neza, aho ngaho nzabitaho, aho ngaho niho nzabubakira amazu, bakava munsi y'imbaraga z'umuvumo w'umuryango. Birashoboka ko urimo kunyumva nawe uri mu buzima nk'ubw'aba Barekabu, birashoboka ko urimo udukurikiye nawe hari imbaraga zaboshye ubuzima bwawe, imbaraga z'umwanzi iyo ziboshye ubuzima bwawe, hari ibimenyetso bitandukanye bigenda bigusohoraho. Ikimenyetso cya mbere, utangira kwiga ntusoze amashuri. Ikindi kimenyetso, ujya mu kazi ugasinya kontara bakakwirukana akazi kontara witararangira. Ikindi kimenyetso, wubaka urugo ariko urugo ukarumaramo iminsi mikeya urugo rukaba rwasenyutse. Ikindi kimenyetso, uhorana indwara zisimburana zidakira. Ikindi kimenyetso, waba uri mu bandi ugasanga ufite icyangiro. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso
bimenyetso bijya bigaragara kuri munsi y'imbaraga So these z'umuvumo. are some of the indicators that you're under the power of the Yewe devil. niyo wamaze gukizwa Whether you get saved, ujya mu nzu y'Imana ariko ntuyitindamwo, so you went in the house of God, but uhora you uhura were there. n'imbaraga zikugusha, ugahora ugwa wihana, uhora ugwa You wihana. always backslide and Niba repent. ikimenyetso nibo kuvuga kiri ku buzima So bwawe, if you have one of those signs, ukeneye gusengerwa nshuti you yanjye. need someone to pray. Abandi baratunga ariko we ntabwo ujya Other people utunga. have something but you don't know how. Abandi bajya mu mahoro ko ugasanga nta mahoro ufite. People have a peace but you don't have a peace at all. Abandi igihe kiraza ugasanga mu muryango wanyu abantu barakenyuka. So you see the people in your family, they die. Abandi usanga umwaka uko utashye hahuramwo impanuka, cyangwa ugasanga hari abantu bari mu muryango wanyu bahora ari abasazi. Other people every the end of the year that Ndimo ndavugana nawe uteze amatwi kuri uyu mugoroba ngo hari Imana igitabara intore zayo, hari Imana ifite ubutware ku buzima bwawe kandi itewe kukurwanirira, hari Imana ishaka gukora igitangaza ku buzima bwawe. Bene data muneze amatwi muri aka kanya nayo babwire ngo hari Imana igidutabara. Uyu muryango w'abarekabu nabo bari bafite ikibazo. Ikibazo cyari icy'umuryango ntabwo cyari icyabo ubwabo. Birambwira neza mu gitabo cy'amaganya Yeremiya ibice 5:7. The Bible says in the book of Lamentations, ngo ba data bakoze ibyaha ntabwo bakiriho twikoreye ibicumuro byabo. our fathers have sins and they pass Iyo away ni and they imirimo are yose carrying their y'umwanzi sins. ishobora kukunaniza. Which means that the work of Abandi God baratangira bagakomeza ariko ukananirwa. the people start and Nta wundi continue, but for you to wagutabara fail. uretse Yesu umwana w'intama w'Imana muzima. Nta wundi wagutabara uretse Imana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli. Nta yindi Mana tukubwira kuri uyu mugoroba yagukiza uretse iyo Mana yagukuraho izo mbaraga z'umuvumo. Uyu mwanya ndetse iyi saha ndashaka gusengana nawe, kuko Uwiteka umwami Imana kuntumyeho kuri uyu mugoroba ngo abohore ubuzima bwawe. Niyo mpamvu nanjye mubwira ngo humura, Imana irakuzi kandi izi ibyo yibwira kukugira ni ibyiza ntabwo ari bibi. Natangiye mbabwira ijambo riri muri Yesaya 40:1 ngo nimuhumurize abantu banjye, muhumurize mubabwire iby'urutse umutima. Imana yiteguye kugira ngo ikugirire neza nshuti yanjye. Muri Yeremiya 35 umurongo wa 1 ngo kandi nimuzubake n'amazu. The Bible says, neither build the house. Nimuzabiba imbuto. Or just sow the yard. Nutubaka inzu zaba hehe? So why will you live when he didn't even Nutabiba build imbuto your house? uzatungwa n'iki? Why will you eat whenever Ngo nimuzatera inzabibu cyangwa munazigire. So never having the vine or just ngo ahubwo muzaba mu mahema iminsi yose muzaba muriho. That you shall live in the tent all your days. That bene data nshuti za Yesu, my brothers, turashima Imana kuko Imana yacu yakuyeho igihugu cyacu cyavanyeho ubuhunzi. we praise God that our ntabwo country cyifuza umunyarwanda ngo ajye kuba impunzi, people from foreign countries. kubera yuko igihugu cyacu abayobozi bacu bazi ikibi cyo guhunga n'ikibi cy'ubuhunzi. Because our leadership knows ubuhunzi nabwo ni imbaraga z'umuvumo. It is the power of that. Umuntu akwiye kugira igihugu. Everyone deserves the country. Imana jya ushimira Imana yaguhaye igihugu. Thank God for that you have a Hallelujah. Hallelujah. Kunda igihugu cyawe kandi ugikundisha abana. Love your country and make Hallelujah. it. Hallelujah. Ngo nimuzajye muruwago ngo nimuzagire inzabibu cyangwa nimuzahingize cyangwa kuzigira, ngo ahubwo muzaba mu mahema iminsi yose muzaba muriho, kugira ngo mumare iminsi myinshi mu gihugu mwimukiyemo. Hallelujah. Verse 7, also you must never build a house, sow seed, or plant yield word. You shall never have any those things,
but you must always live in the tent. igihugu wimukiyemo ntabwo ari igihugu cyawe. So the other country that is not your country. Ndibuka kera muri za 1995-96 I remember in 95. wajya gusanga mu gihugu cyacu ahantu hose huzuyemo uduhema, huzuyemo uduki, amazu, utuzu tw'ibyatsi. You find the entire country there's many tents ariko uyu munsi uva iburasirazuba ukagera iburengerazuba, amajyaruguru ugahinguka mu majyepfo, you go from the eastern usanga abanyarwanda mwese mwubatse. and you find all nawe utarubaka hari ibyiringiro byo kugira ngo uyu kuzubaka. So if you don't have the kandi noneho na leta ifite porogaramu yuko udafite inzu yo kubamo abantu bishyira yaba amatorero yaba ari imiryango runaka abantu bakabubakira na leta ikabubakira. Even our country have the program kubera dufite igihugu cy'umugisha suti yanjye, because we have the blessing country, dufite igihugu cyabohotse, because we have the free rero country. niba urimo kunyumva nawe ngo hari imbaraga numva zikimboshye, So if you listen me and you ndagira ngo ubwire ngo Yesu aragumara guhamagara. I just want to tell you nkuko Yeremiya yagiye muri uyu muryango, as the Jeremiah went akabango agiye ngo Uwiteka aramubwira ngo ijambo rye kureba ngo jya mu muryango w'abarekabu babwire. As the Bible says, go in the Lekabitas family and uvugane nabo bazane mu nzu y'Uwiteka mu cyumba kimwe. Just invite them to come one of the side rooms of the house. natwe dukeneye kugaruka tukinjira mu cyumba cy'Uwiteka umwami Imana, tukaza mu nzu y'Uwiteka umwami Imana. nitwemerera Imana izatugirira neza. nitwemerera Imana ntabwo izi mbaraga zizadufasha cyangwa iri tegeko ngo nimuzubaka amazu, tuzayubaka kuko dufite igihugu. ngo nimuzabibe ngo n'inzabe ngo ndetse n'imbuto nimuzazitere, tuzazitera kuko dufite ubuyobozi budukangura kwiteza imbere. Sow the seeds, but we will do that because we have good leadership. ngo muzabe mu mahema iminsi yo kubayo, ntabwo twe tuzaba mu mahema, kandi nawe ntabwo uzaba mu izina rya Yesu Kristo, kuko Imana iduhaye igihugu cy'umugisha. Imana ibwira Yeshuwa, iramubwira ngo Yeshuwa nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, mu gihugu uzakandagiramo nzakiguha, nguhaye umutwara uzakandagira hose. Imana abanyarwanda ibahaye igihugu, Imana abanyarwanda iduhaye ubuzima bushya, iduhaye ubuyobozi bwita ku banyagihugu. rero Imana igikomeza amaboko y'abayobozi bacu. Haleluya, niyo tuzava mu mbaraga z'umuvumo. Imana yo mu ijuru iratuzi kandi izi migambi myiza ifite ku buzima bwacu. reka mbabwire ibintu bitatu bishobora kuba ubuzima bwawe. iyo ugiye muri Ezekiel ibice 16, kavukire, haleluya, havuga kuri kavukire yawe. Let's talk about your homeland. Ezekiel ibice 16, chapter 16, Ezekiel. iyo uhereye ku murongo wa ubanza, verse 1. ngo ijambo ryongera kunzaho. The word of God comes to me. iti mwana w'umuntu menyesha Yerusalemu ibizira byawo, and son of man confront Jerusalem with uvuga uti uku ni ko Umwami Uwiteka abwira ab'i Yerusalemu, inkomoko yawe na kavukire yawe uri wo mu gihugu cy'i Kanani. And this is the foreigner Lord said to the Jerusalem, naso yari Umwamori, where in the land of Canaanite your father was the Amorite, na nyoko yari Umuhetikazi, and your mother was ari ku murongo wa kanuga ngo kavukire yawe, on the day you were born, n'umunsi wavutseho, your code was, umukungwe wawe ntibawushariye, your code was not, kandi ntibakujabuye n'amazi ubonere, ntabwo waruhije usirwa n'akamuri, habe no gushyirwa mu twayi tw'impinja, ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo waratawe ku gasozi
ku munsi wavutseho kuko wagawaga. Ariko umurongo wa taravuga ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe. Ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. And I say, lay there in your blood. I say, as you lay there in your blood. And this God sent Ezekiel. And he said that because the detectable practice of ariko umurongo wa gatatu ngo nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu iva. Ndakubwira ngo nuburi mu ivata ryawe ubeho. Imana yacu iratubwira nubwo waba uri mu byaha ugomba kubaho. Imana yacu ni Imana ituzi ititaye uko twavutse. Ariko biragusaba kugira ngo wongere uhindukirire Imana, wongere ushake Imana yawe. Abanga bazi Imana yo bazakomera kandi bakora iby'ubutwari. Iyo wamaze kumenya Imana yawe ntabwo kavukira bikigufiteho ubushobozi. Iyo wamaze kumenya Imana yawe ntabwo Imana ishobora kukureka gugwe mu byaha. Ahubwo Imana irakugarurika kwiyegereza. Imana irakugarurika guha ubuzima. Natwe hari aho twagiye tuvukira, ariko Imana yagiye ituhindura amateka, duhindura ubuzima. Nawe Imana yaguhindura ubuzima. Nawe Imana yaguha izindi imbaraga. Nawe Imana yagukuraho hantu maze igihe. Nawe Imana yagutabara. Nawe Imana yakurengera nshuti yanjye. Ititaye umunsi kumerewe nabi, ititaye kuri mu buzima bubi, ititaye kuri mu mibereho mibi, ahubwo Imana yitaye ku cyo yavuze ku buzima bwawe. Imana yitaye ku migambi gufiteho. Bene data, Imana ifite imigambi myiza ku buzima bwacu. Iyo usomye ibyanditswe byera muri Samuel wa mbere ibice byaho 9, chapter 9, reka tujye Samuel wa kabiri. Samuel wa kabiri ibice byaho 9, chapter 9, kabariho tuvuga. Yesu ashimwe. 2 Samuel chapter 9. Hallelujah. Hallelujah. Tubonayo Dawidi ngo agirira neza Mefiboshete mwene Yonatani. We've seen David was just doing good thing for Mephibosheth. Uyu Mefiboshete mwene Yonatani, the son of Jonathan. Iyo usubiye mu gitabo cya Samuel wa kabiri bice n'umurongo wa mbere, read in chapter 4, wasanga amakuru y'uyu mugabo y'ubita Mefiboshete. You see the history about Mephibosheth. Mefiboshete yari umuhungu wa Sawuli. The Mephibosheth was the son of Saul. Imitsi irazivuga yuko Sawuli ndetse n'umuhungu we bose bamaze gupfa. The announce come with the announcement that all the families and sons have died. Murongo ngo kandi Yonatani mwene Sawuli yari afite umwana waremaye amaguru. And the Bible says that Jonathan has so when they come just to announce that he was 5 years old. So the one who was caring was just so when she was learning, so he izina ry'uwo mwana yitwa Mefiboshete. The name of that son is Mephibosheth. Uyu Mefiboshete wakubiswe hasi akamugara. The Mephibosheth was just niwongera akagaragara mu bice 9. She's also, we saw him Dawudi amaze kugera ku bwami, when the David was reigning. Arabaza ati mbese hari wasigayeho mu muryango wa Sawuli ngo mugire neza ku bwa Yonatani. Ask, is there anyone still left in the house of Saul so whom I can show the ngo kandi mu nzu ya Sawuli hari umugaragu witwaga Siba. Now there was the servant of Saul ngo yitabe Dawudi.
They summoned him to appear. Umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba? And the king said to him, are you nawe ati Siba? ni njyewe umugaragu wawe. At your servant he Umwami replied. aramubaza ati harya nawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugire imbabazi z'Imana? Is there no one who alive from the house of Siba Saul? asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge. There is still the son of Jonathan. Uyu ni wa mwana Bibiliya ivuga ngo wahagurutiye umugaragu yamukubise hasi avunika ibirenge. This is the man that was mwibuke ko yari umwana wo mu muryango cyangwa se yari umwana w'ubwami. You remember he was from the royal family. Aravunika. You remember aragenda bamutwaraho bita Lodebari. Was Raman put in a place called Redeba. Igihe Dawidi yari yicaye Imana iza kwibuka uyu nguyu Siba. So the God remembered this Siba. Ko nawe yari umugaragu wo kwa Sawuli. That he was also the son. Aramubaza ngo ese ntawe usigaye ngo mugirire neza ku bwa Yonatani? Is there no one still in the house of arangije ngo aramubwira ati ntawe usigaye cyakora hari uwo nzi umugaye ibirenge wa Lodebari. Said no one, but I remember there's someone who is the red man. If you keep reading, aramubwira ngo genda umuzane kuko ntago mwongera gusubira ku meza ataraza. Say that go and bring him because he will not. Imana yibuka Mefiboshete. That remember the Mephibosheth. Wari uri Lodebari. Was in the Lodebari. Wari utakimenyekana utazwi. Was just left, no one known him. Ngo akimara kumuzana. After bringing him back. Umurongo wa gatandatu ngo baravuga ngo nuko Mefiboshete mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi. Then the Mephibosheth son of Jonathan and the son Saul come to David. Ageze imbere yagwa yubamye aramuramya maze Dawidi aravuga ati Mefiboshete aritaba ati karamu umugaragu wawe ndi hano. Pay him honor. David said Mephibosheth. Dawidi aramubwira ati humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa Yonatani kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sogokuru Dawidi kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose. He said, don't be afraid. David said to him, for I will surely show you the kindness for the sake uyu Mefiboshete yari yaratawe. He was just uyu Mefiboshete nta byiringiro by'ubuzima yari afite, ariko Imana inyura muri Dawidi. God was passing through David. Aramubwira ngo genda umunzanire. Say go and bring him. Ngo akimara kumuzana ntago yitaye ko yaramugaye. He doesn't care about him. Kumuzana ntago yitaye ko yari Lodebari. Lodebari ni ahantu habi cyane. Gusa icyo yamwe ngo kubw'ineza so yagiriye uzajya urira ku meza yanjye. Kandi n'ibyari ibya sogokuruza bya sogokuru wawe Sawuli byose ndabikugabiye. Imana yibuka Mefiboshete. Rero ushobora kuba urimo kunyumva nawe. Niba ndabanga Imana dusenga ikwibuke nawe. Niba ndabanga Imana dusenga ikwibuke igira abantu ikwibutsa bakuvana bashobora kukuvana muri ubwo buzima niyo mibereho. Ndashaka dusengane n'abantu babona imibereho yabo ameze nk'abatawe. Ndashaka dusengane n'abantu barwaye badafite kivurira. Ndashaka dusengane n'abantu badafite ibyiringiro muri ibi bihe, kuko dufite Imana igisubizamo abantu ibyiringiro. Dufite Imana igitabara intore ze zitakira kubanywa na nijoro. Dufite Imana igihindura amateka. Imana ihindura amateka Mefiboshete yahindura amateka yawe. Imana yagaruriye Mefiboshete ibyari bya sekuru nawe Imana yagarura ibyawe nshuti yanjye duteze amatwi. Turavuga Imana ibasha gukora cyane biruta ibyo twibwira ibyo dusaba. Turavuga Imana igihindura amateka y'abana b'Uwiteka umwami Imana. Turavuga Imana igikuraho imisozi yimura imisozi ikimika. Turavuga Imana igikiza indwara zitandukanye abantu bagakira indwara. Nta wundi umukiza, nta wundi uyu munsi wakugira neza uretse Yesu gusa numara kumwizera. Haleluya. Dufite Imana ishoboye byose.
We have the God kandi that is dufite able Imana to yiteguye do kukugirira everything, neza. and He's ready to do urimo uratwumva muri aka everything. kanya You're listening to us. twagiye tuvuga ubutumwa uko umwuka w'Imana agenda I agatuyobora, was preaching at the Holy Spirit ariko was hari leading mesaje yawe us, wakiriye. but you have received your message. ndavugana n'abantu basa nkaho bari baratawe, I'm speaking to the people ndavugana that seems n'abantu like barimo they ingo left zabo behind. zirimo zirasenyuka, I'm speaking to people that their ndavugana marriages n'abantu collapse. ubuzima n'imibereho barakora ariko barabona ntaho barimo bagera. Speaking to the people that they work but they ndavugana don't have n'umuntu the kubera ubuzima urimo n'imibereho yawe Speak to the wabaye someone nk'uwatawe. that you iyo seem utekereje aho like you left wavukiye it nuko behind. wakuze, When you think about wakagombye where you kuba ari ahantu come ugiye umaze kugera, from, ariko you uri were inyuma iyo somewhere, ngiyo. but you are very far. You are turavuga very Imana far behind. itabara kandi Imana igira We are neza. speaking the God who turavuga Imana delivers, igihindura ubuzima bwacu, igahindura amateka God yacu. who changes our history and niyo our mpamvu future. tugiye gusengana. That's why we're going to pray ariko with icya you. mbere nagira ngo ubanze wizere Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo And bwawe. first, I just want you to receive Jesus as a King and a Savior to your life. icya kabiri ushaka itorero ujye mu rusengero usenga Imana. Second, find the church nearby and then you pray. abantu benshi bavuye mu rusengero, abantu benshi bavuye mu nzu y'Uwiteka umwami Imana bitwaza ngo nta rusengero ruhari. So many people they have left the house of God because urusengero wasengeragamo bararufunze, ntabwo ari impamvu yo gusubira mu byaha. So this is not the reason to back in your sin. aho ngaho uri hari urusengero ruhari rw'abarokore rw'abana b'Imana. Wherever you are, there's a churches around the country that the people jya mu nzu y'Imana, Imana izakugirira neza. go in the house of God and pray. God ikindi will do cya everything gatatu to urimo you. uranyumva nawe, Third things, you listen me. iyi minsi wasubiye inyuma wari umukozi w'Imana. You've been a servant of God at Imana iravugana nawe ubwire ngo garuka. God is speaking to Imana igiye you. kukugirira neza no kukwitaho. He's ready to do good thing to you. birashoboka kuba urimo kunyumva nawe aka kanya, Be listening me right wavuye now. mu byizerwa, You left wari umukozi w'Imana, that you was servant of ariko God. uyu munsi wa none But today wisubiriye mu tubari, you back and for alcohol. wisubiriye mu isi wabaye uw'isi, You went in the world. mu ngeso za mbi zose nawe niho ubarizwa. So you went in those iniquities. ongera ugarukire Uwiteka umwami Please Imana. be back to the Lord. Imana ikugire neza. God do good things Imana to you. yibutse Mefibosheti, He remembered Mephibosheth. niyo Mana nawe He's yakwibuka, the same God. niyo Mana yakugirira He's neza, the same God do good niyo things. Mana yagutabara, He can deliver you. niyo Mana yagukura iyo misozi ubona imbere yawe. Remove all the mountain. Imana yacu ni Imana yo kwiringirwa. He is a faithful God. abayiringiye ntabwo ijya ibakoza isoni, When you have a faith, He can't shame you. kandi Imana iteguye kugutabara And He is ready to deliver mu you. izina rya Yesu In the Kristo. name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. umurongo w'Abakorinto ba mbere ibice 13, 1 Corinthians umurongo wa 10. 13 verse 10. Abakorinto ba mbere 13:10 The 1 Corinthians haravuga ngo 13, ariko ubwo igishyitse rwose kizasohora, the bya Bible bindi says, bidashyitse bizakurwaho. but when the completeness comes, what is part disappear. ushobora kuba urimo kunyumva nawe, Maybe you're listening, urabizi kuri mu bintu by'urukozasoni. that you know you are in the ntabwo ngerageye ngo iniquities. mvuge ngo ABCD, I don't want to say urabizi this, nawe. but you know ijambo it. ry'Imana riratubwira ngo bya bindi bidashyitse, The Bible says incomplete. iyo igishyitse gisohoye When completeness byo gets alive, bikurwaho. so it's Imana ite part. kukubabarira, So God is able to give Imana you ite forgiveness. kukurwanira urugamba rwose urimo kurwana izo He's ntambara. ready to fight for you all the Imana ite battles. kuguhumuriza, He's ready to Imana comfort ite kuguha you. amahoro, He's ready to give you kandi peace. Imana ite kukugirira neza. He's ready to go. wowe urimo kunyumva muri aka kanya, Listening me currently. ndashaka gusengana nawe wakire Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo You bwawe. receive Jesus as King and Savior. Subiramo aya magambo uti mwami Repeat Yesu, directly this word, King Jesus. nje imbere yawe kuri uyu mugoroba, Come to you this evening. nsinzwe n'ijambo ryawe, I'm defeated by your words. nkeneye gutabarwa I just nawe. want to be delivered by mbabarira you. ibyaha n'ibicumuro byanjye Forgive byose, all the sin. ibyo nibuka n'ibyo ntibuka. Remember or not.
uvana amazina yanjye mu gitabo Remove cy'abarimbuka my name in the book of hell. uyashyire mu gitabo cy'abaho ubugingo buhoraho. Write the life in the book of niba life. usubiye muri ayo magambo urakijijwe, With this word you already said. ugenda ushaka itorero riri hafi When you yawe, find your nearest church. ugenda ubabwire ngo nari ndimo numva radiyo inkoramutima, Say that I was listening to radio. ijambo ry'Imana rinkoraho, The word was touching my heart. nemera gukizwa, Accepting Jesus. nanjye ndaje So I came mbe umukristo that mwiza, I can be a good Christian. ndashaka kugusengera. I want to pray for you. niturongera dusengera abarwayi, That we will also pray for the sick. mwami Yesu, mwami mwiza, Father, in the name of umuntu Jesus. uwatuye n'akanwa ke That everyone who confesses his akizera iri mouth jambo, and believe this word. umugisha umugire neza, Bless him. mukureho buri muvumo wose, Remove all the mukureho buri curses. mbaraga zose Remove z'umuvumo, all the mukureho buri powers. myuka mibi yamutwazaga Every igitugu, generation curses. murengera umutabare mwana, Just deliver him. reka yongera akizwe Bless burundu, him back. ntakongere and have the gusubira salvation. inyuma. Never be wera back. umunsi wa none From kiza today iherezo ku mbaraga z'umwanzi zamutwazaga igitigo, to the power kiza that iherezo was ku just mbaraga z'abadayimoni, to the power kiza of iherezo kuri buri demons, myuka mibi iyo ari yo yose to every power yamutwazaga igitugu, that was just mu forcing izina him. rya In Yesu the name of muhe Jesus, imbaraga, give him muhe strength, kubohoka free kandi muhe him, kugirirwa neza, do good mu things to izina him. rya In Yesu, the name of Jesus. amen. Amen. nawe ushaka ko tugusengera, If you want us to ubwo pray for icyifuzo you, ufite maybe you have turaza the. kuguha nimero zacu duhamagare, We'll give you our number. ariko Call mbere us. y'uko duhamagara But before you call ndashaka us, gusengana I nawe. want to pray with niba you. urwaye fata aho urwaye, If you have a sickness, niba ari touch ikibazo with it. ufite cy'umuryango wawe cyangwa se cyaho utuye cyangwa cy'imibereho yawe ya buri munsi, If you have a family issue in your ukabuza daily amahoro, life, you don't have a fata ku peace, mutima wawe touch dusengane. on your heart so that we can pray. Mana, with you. ijambo ryawe rirambwiye neza Father, you and ngo igishyitsi iyo gisebe bidashyitse when bikurwaho, complete karma and mu izina complete rya power. Yesu In Kristo the wa name of Nazareti, Jesus of Nazareth, urimo kunyumva arwaye mukiza you indwara, are listening to me and urimo kunyumva ari mu byaha, mwami Imana nyir'ingabo umubabaro avuye muri ibyo byaha, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, buri mbaraga zose z'umwana, buri mbaraga zose z'ikuzimu, buri mbaraga z'abarozi n'abapfumu n'abakonekone, buri myuka yari ifashe ubuzima bwe, buri myuka yari imuteye, buri myuka y'abarekabu, buri myuka n'imbaraga mbi z'abarozi n'abapfumu n'abakonekone, mu izina rya Yesu Kristo zari zifashe ubuzima bwe zimurekure, mu izina rya Yesu Kristo, myuka y'ikuzimu, imbaraga z'abadayimoni, imyuka y'ibitamenya Imana, myuka y'imbaraga z'abarozi, myuka y'abatwezi n'abarangi, myuka y'amahembe, myuka mibi yose yirukanye ku buzima bwe, yirukanye ku buzima bwe. Mana nyir'ingabo Imana, reka yakire kubohoka, reka yakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mwami w'abami nyir'ingabo. Yaba arwaye iyo ndwara ntabwo ari iyo kumwica, yaba ari sida, yaba ari puresha, yaba ari kansa, yaba ari uburibwe, yaba ari ubumuga ubwo ari bwo bwose, nirukanye indwara ku buzima bwe, nirukanye indwara ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Akira gukira, akira gukira, akira gukira aka kanya bamuzima mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Data, ndagushimiye ko umukijije kandi akabaye muzima. Ushobora kuba wari udukurikiye, ni Pastor John Kalimbanyi. Nimero yanjye ni iyi ngiyi: my phone number is this: 0788 43 00 85 078 43 00 85. Ndateye ko amaze kuzandika. Maybe you already write it. 782 It's 88 43 43 00 85. Wanyandikira. You can text me kuri WhatsApp. On WhatsApp. Imana iguhe umugisha. May God bless you. Turakomeza tubasengere. We'll continue praying for you. Na Janvier aba nimero ye. I can even give you my number. It's 07855717781. It's 07855717781. Imana ibahe umugisha. God bless you. Turabakunda cyane. We love you very much. Ushobora kuzakurikirana channel yacu. You can also follow us on our channel.
na kibazo nayo ugakurikira ibiganiro tuba twagiye dutambutsa. Also you follow our, uyikeneye wanyandikira inbox, so you can write for me in nkayiguha mu izina rya and Yesu. I give it to you. Amen. Ushobora kwishaka Peace Gospel, It is Peace Gospel TV. Imana ikubera umugisha. God bless you. Turabakunda cyane. We love you very much. Amen.